bakristo nshuti mwese mudukurikira kuri TV channel Paroisse Saint-Vincent Paul Gikondo aho muherereye hose turabasuhuje twifuriza umugoroba mwiza muri kumwe na Joseph Habumukiza hano kuri Paroisse Gikondo muri Chapelle Saint Gaspard. Turi kuwa gatanu wa nyuma w'ukwezi tariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2026 kuri ya gahunda isanzwe, gahunda ya Taramana na Yezu urubyiruko. Ni gahunda imaze kumenyerwa mu Paroisse Gikondo. Wa gatanu wa nyuma w'ukwezi urubyiruko rwarararitswe ruramenyereye rukaza kurarana na Yezu rutaramiye umwami w'abami Yezu Kristu, rushengerera rukora ruwanje indirimbo yo gusingiza Imana, rukuvuga rozari ntagatifu, rugasoza igitambo cya misa. Ni gahunda rero isanzwe imaze kumenyerwa ni Gikondo, aho urubyiruko rwose rwa Paroisse Gikondo rwitabiriye gahunda rukaza mu mwihariko wabo kugira ngo muri uyu mwanya kuri uyu munsi wa nyuma wa gatanu wa nyuma w'ukwezi baze bataramane n'umwami Nyagasani Yezu Kristu, bamwereke gahunda zabo, bamushimire gahunda yabagejejeho, ibyiza yabagejejeho n'imishinga bafite imbere. Ni gahunda rero imaze kumenyerwa ni Gikondo, twese tukaba tuyizirikana ku mutima, abakuru n'abatoya nk'uko tujya kwibona. Ni gahunda yitabirwa n'abakiri bato n'abakuze, tujya kwibona bajya guduha ubuhamya, ku buryo rero ari gahunda yagenewe urubyiruko ariko imaze no gusakara, imaze kwitabirwa n'abakuze babona ko hari byinshi bagezaho mu rugendo rwo kwemera. Mukomeze rero tubane na Yezu Kristu, tutaramane nawe, tumwereke ubuzima bwacu bwose, tumwereke imishinga yacu yose, gahunda zacu zose nk'urubyiruko ndetse n'ababyeyi, kugira ngo Yezu koko tumwimike umutima yacu muri gahunda zacu mu buzima bwacu. Tutaramana na Yezu urubyiruko hano i Gikondo ku wa gatanu wa buri kwezi, wa gatanu wa nyuma wa buri kwezi. Gahunda yashyiriweho urubyiruko kugira ngo dufatanye kugendana natwe n'abakuze na Yezu ubuzima bwacu nk'inshuti yacu uko ajya abitubwira. Ni gahunda rero irangwa nk'uko nahoze bivuga no gusingiza Imana. Ni gahunda itangizwa ni indirimbo yo gusingiza Imana louange, urubyiruko rukisanzura, hakabaho umwanya wo kubona ko urubyiruko kimwe n'abandi bakristu bagira umwanya wo kwigorora n'Imana. Ugendana n'Imana hari igihe utateri urutambwe uko bikwiye. Umwanya rero wo kwigorora n'Imana uraza kubaho penetensiya, bijya gukurikirwa n'umwanya wo kuba chapelle ntagatifu hano muri chapelle, ariko ku buryo bwagutse noneho tujye gukora rozari tuzenguruka imbuga ya Paroisse tuzirikana ya mibukiro y'ubuzima bwa Yezu ndetse n'umubyeyi Bikira Mariya baducunguye. Byose tukabisoza mu gitondo mu gitambo cya misa dutura Imana ubuzima bwacu, watwituye nk'itambo gihoraho, itambo kizima, natwe tukamuha ibyica byacu byose, ubuzima bwacu bwose tukamutura n'abacu bose, ababyeyi bacu bose, inshuti zacu zose, imishinga yacu yose, ndetse tukamutura n'igihugu cyacu cyose kugira ngo nk'ituro rihire abihe umugisha. Abantu bose kandi tuyobore inzira y'ijuru, cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe, maze ubabarire ziri mu purigatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose. Amina. Yezu Kristu avukira i Betelehemu, dusabe mu kwita ku by'isi. Mariya abyara umuhungu we w'imfura, amworosa utwenda, akuryamisha mu kavure, kuko nta wundi mwanya ukwiye bari babonye aho bacumbika. Mubyeyi nyina wa Jambo, tuha umutima w'abakene kugira ngo tubakiremo Kristu, kandi tumukure mu mutima wacu. Ndakuramutsa Mariya wuzuye muhana n'Imana yuje abagore bose umugisha na Yezu umwana byarasingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuzuye muhana n'Imana yuje abagore bose umugisha na Yezu umwana byarasingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha
kuri ubu n'igihe tuzapfira amena. ndakuramutsa mariya wuzuye muhana n'imana yahebuje abagore bose umugisha na yezu umwana byarasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana dusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amena. ndakuramutsa mariya wuzuye muhana n'imana yahebuje abagore bose umugisha na yezu umwana byarasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amena.
Yesu akuzwe. Imbuga nkoranyambaga zishobora gukorerwaho nabwo abantu bashobora gutukana kandi akaba akumvishije, sibyo? Agashyiraho ifoto yawe, sibyo? Uri ukuntu nabonye, agashyiraho inkuru y'ibintu utakoze kandi isi yose ikabi dukoresheje icyongereza. Bashobora kugufata umutwe bakawugenda bakawukomeka ku muntu usize ibyamubayeho. Narabyumvise ibyo bintu, narabyumvise. Hari umudije wari uri ahantu, sibyo? Hari umudije wari uri ahantu, umudije muramuzi, uri gucuranga mu isoko y'ubukwe. Hari umudije wari uri ahantu, ubundi hari undi muntu batisaraje yewe bakuzwe, bakagufata umutwe, ubundi umutwe wawe bakawucomeka kuri uwo muntu. Byamubayeho biragasaba abantu bibwira. Yesu akuzwe. Iterambere ry'amenyo muri iki gihe rizakwica cyangwa ridukize. Yesu akuzwe. Buriya n'ibibazo tuzabazwa mu ijuru ntituzaba tugeze ku muryango. Icyo ababyeyi bacu bo muri 72 bazabaza ntabwo harimo yayo, ntabwo ari Facebook ntibi, kuko icyo gihe uraza tutabaho. Ariko ubu n'ubikoresha nabi, ubu biri mu byongera inkoni uzaba. Natubise neza, biri mu byongera inkoni zakubikwa cyangwa imigisha zayo. Natubise neza, natubise. Ndi kuri iyi ngingo rero nifuzaga gusoma uduce tumwe na tumwe tw'umuvugo umwarimu wanjye yanyoherereje mu minsi ishize, sibyo? Murihangana ni birebire kandi ni bito, n'indajya nsikira mu nyumve. Ngo ni shitani igira iti sinzakongoka njyenyine, niwo mutwe. Abazi ibyanjye ku buryo bwose, bamwe bemeye Imana n'umwana wayo bakabatizwa, bagakomezwa, bagahabwa Yezu wabo bemeye, ntibahinduka ngo base n'uwo bahawe. Ndabegera nkabasheshenga, mbabeshya nkabereka ibyiza by'isi by'akanya gato, bagata urwo bambaye bakanshikira, nkabashika bagashiguka bansanga, bakankundira nkabakunda tugakundana. Uwo ni Sekibi. Tugahuza umugambi mubisha, nkabagamburuza mu migambi yabo, tukanoza uwanjye, bakanogerwa kandi bazi ko amaherezo yanjye ari mu nyenga y'umuriro wakiteka ubuziraherezo. Ndi shitani Sekibi, Sekinyoma, nta cyiza ngira habe namba. Nubwo musibana munsanga, nzabasanganira mbigarurire, mbihutane ubutageruka, mushyike iwanjye aho mu nyenga, aho muzababara ubuziraherezo, mugashya tugashyana iteka, maze sinzakongoke njyenyine. Ndi shitani umutware w'amashitani, murabizi. Nanze Imana rugikubita,
namaganira kure ukwigira umuntu kwa jambo, nanga ikuzo ry'uzamubyara, ibyo byose nanga guta ishema n'isheja, hato bigahabwa kamere muntu. Ibyo byamviriyemo gucibwa, intaho yanjye iba mu nyenga, aho nzababara ubuziraherezo, uretse ko ntazakongoka njyenyine. None rero ngabo zanjye, mwese muze tujye inama, duhuze umugambi, dukoreshe ububasha n'amacenga yose, tugushe abakristu n'abayoboke b'ingenzi mu ngeri zose z'abantu, ntawe usigaye, ejo tutazakongoka twenyine. Ngabo zanjye rero, mwese murabizi ni nge mugaba, nimukurikire amabwiriza, amategeko n'imigambi mbashyikirije uyu munsi, mukore mutikoresheje, bitabaye ibyo muzashya mwenyine. Wowe ndamenyereye, Kanyota nawe Cyubahiro, nimwe batware b'imbere. Mwumvise abo bantu? Ndamenyereye, Kanyota na Cyubahiro, nimwe batware b'imbere, nimwe mubanza gutera, mushoze urugamba murwane gitwari, intwaro murazifite, muzatsinde ubutagerura, mwigarurire imbaga nyamwinshi, bitabaye ibyo muzashya mwenyine, mukongoke mu nyenga ubuziraherezo. Namwe mashitani mwese musigaye, nimwigire hino, mwese mwumve amategeko n'amabwiriza mashya. Ubu tugiye guhindura imikorere, dukoreshe amayobera yandi n'ubugome, maze tugote guhera ku ntangiriro kugera ku mpera z'isi, ntawe usigaye. Aho tuzabanza guhangana nabo murabazi, burya iyo umutwe urwaye umubiri ntusigara. N'abayobozi bose b'imiryango, duhereye ku bakuru n'abasenga cyane, abaririmbyi n'abigisha Bibiliya, ndetse ntimukibagirwe urwo rubyiruko. Yesu akuzwe. Ntimukibagirwe ngo urwo rubyiruko. Mwese mashitani, ngabo zanjye, Cyubahiro ntiteranya na batansuzugura, namwe nta mwete, nikubire, donc aya ni amazina. Cyubahiro ntiteranya batansuzugura, nawe nta mwete, nikubire na ndigwirije. Mwese mbagabije muri buri muyobozi, nimubibasire, mubashyikire, mubatangatange, batahe mu ntaho yacu, mu nyenga y'umuriro. Igihe cyose bagaragaweho n'icyaha, wowe ntiteranya, uhatera amatako. Abayobozi badukorere bashyizeho umwete, aho gutinya ibyaha bigumye byiyongera. Abiyita bakuru mu materaniro bakora ibyaha byose bishakiye, ibyaha bibe urudubi, tube tubashoboye. Nihagira ushaka kubagira inama, wowe shitani batansuzugura, uburaje uhasesekarane ibakwe, ubacubye ubacecekeshe, bacwendeke. Buri muyobozi yiyumve mu bwenge, asuzugure abandi, yumve ko yishoboye, maze yigire kamara na nzi byose.
nawe shitani nta mwete, ntukabajye kure, baguma iruhande, ubabuze gusenga, babure epfo amajyo, ubagwizemo intege nke, badohoke, ntihazagire ujya kure adafite imodoka. Karabaye kugenza amaguru byibagirane. Mwabibonye igihe bagiye gutanga inyigisho, dore ko ari nazo ziduca intege cyane. Wowe shitani ndamenyereye, Yezu akuzwe. Wowe shitani ati zakise n'ibiki biti, mu by'ukuri n'ibiki tubwira biti, turamuzi bana, dore ko ari nazo ziduca intege cyane. Wowe shitani ndamenyereye, ube waharaye, ntugatume bagira umurimo umwe, sibyo? Ujye ujijisha mu turimo twinshi. Igihe isaha yo gusenga igeze, aho baciye uturongo muri Bibiliya aba ari two twonyine bajyana kwigisha. Bajya baca uturongo muri Bibiliya birabareba. Igihe bigisha mu kiliziya, mu materaniro, ujye uziba abahari amatwi. Yezu akuzwe. Twigane ibi bihe turimo, muri kubyumva? Hari igihe ababyeyi bajya bavuga ngo abubu, ababyeyi bari hano ndagira ngo mujya mubivuga, abubu ngo bakuye kubera imyambaro wambaye, kubera aho bagusanze, muri kunyumva, bagatangira kujyana mu biciro, urengana. Yewe umutima wawe nta n'igitekerezo. Muri kunyumva neza? Ku myambaro gusa bagahita wamubonye se? Basi ukajya ku rutonde uzira ubusa. Yezu akuzwe. Muri kunyumva neza? Gushishoza igishimisha Imana, sibyo? Kumenya igishimisha Nyagasani, sibyo? Navuze ko iri jambo ry'Imana ririmo ibintu byinshi. Urukundo rwanyu ruzire uburyarya. Icyo birajyana na nyine. Ubanza barabonye mubakina, baravuga ngo bari abakobwa natwe reka tubakine. Basi mwamutumye nyine nabo biga tekiniki, baba bazisanga. Urukundo rwanyu ruzire uburyarya, sibyo? Aka ntitugafashe. Urukundo rwanyu ruzire uburyarya. Ntimugahweme gusenga. 12:12. Ntimugahweme gusenga. Sibyo? Ku masaha 28. Masaha 28. Ayo navuga y'Imana mu buzima bwanjye nangahe? Nyakwigendera Padiri Baridi yajyaga akunda kuvuga ngo uzaharanire kudatangwa n'inyoni gusingiza Imana. Ariko nyine abajene bawe eka saa 10 wabyuka uri kuziriki mugiye gusenga. Bicemo cyangwa ibicemo, nta gatuza k'imigeni mfite. Senga ryari? Senga mu buhe buryo? Muri kiliziya misa niryo sengesho ry'ibanze. Muri kubibona?
igihe rero nayijemo njye nyibamo, igira ameza abiri, meza y'ijambo ry'Imana n'ameza y'Eucharistia, sibyo? Hagakurikiraho rozari. Ubu ngubu hano umujene wakicara agahenura rozari yose akayirangiza yicaye atuje, wababarira ku ntoki? Ntabwo mbajije. Yezu akuzwe. Ibi bihe turimo rero bifite ibyonnyi byinshi, twabibonye, bitubuza nyine bitubuza gushyikirana n'Imana, sibyo? Igihe rero tuba twafashe umugoroba nk'uyu, byo bitubera umwanya wo kongera kuvugurura umubano wacu n'Imana, maze tugire ibakwe ryo kwisunga Imana kurushaho ubuzima bwacu, niho ibyacu bizagira umujyo mwiza. Yezu akuzwe. Ni ukuri umujene usenga ntajena Yezu, sibyo? Umujene usenga ntagira gute? Ngaho bwira rero uwo mwegeranye ati nkwifurije kutazongera kujena Yezu, nkwifurije kutazongera kujena Yezu. Yezu akuzwe. Kuko Yezu niwe mugenga w'ubuzima bwacu, niwe buzima bwacu, niwe twisunga iyo twasumbirijwe akadutabara, niwe nshuti, sibyo? Niwe nshuti, sibyo? Reka nsoreze kuri uwo mugani bijyanye ko umwicaho ugacungwa n'iminsi ikwicayeho. Umwicaho ugacungwa n'iminsi ikwicayeho. Mu yandi magambo, wica ku wagucunguye ugacungwa n'iminsi ikwicayeho. Si Yezu waducunguye? Dusabe rero Nyagasani kugira ngo ntituzigere tumwicaho, ahubwo atubere inshuti magara, ya yindi tugisha inama, ya yindi tunyurwa n'ubucuti bwe, ya yindi tunyurwa n'intebe twicajemo kandi izatuma tugera iwe. Yezu wacu, tubabarire ibyaha byacu, turinde umuriro w'iteka, garurira z'abantu bose kandi uziyobore inzira y'ijuru, cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe, maze ubaruze umvirigatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose. Turacyari kuri paruwasi muri gahunda ya Taramana na Yezu urubyiruko, gahunda ya wa gatanu wa nyuma buri kwezi. Turi kumwe n'umujene aratangira bibwira. Nitwa Kirenga Mimi, cyane cyane ni y'abajene, ni urubyiruko, ariko n'abandi bose baraza bagasenga, bagasingiza, mbese bakahabohokera. Gahunda nkundamo icyambere ni ukuba umuntu aba yigomwe umwanya, ariko nko kubona umujeni wigomwe ibitotsi akaza gusenga, akaza gushengerera, akaza gutaramira Yezu bukarinda bucya,
nyine nibyo bintu binshishikaza nkumva ko igihe cyose ngomba kuza. Ikindi iyo bari gutambagiza isakaramento hariya wumva nyine uri kumwe na Yezu, urayivura mwibonera, si inkuru ubwirwa, nibyo wowe wibereyemo muri uwo mwanya. Nibyo bintu numva ko binshishikaza igihe cyose. Nk'iyo bageze nko mu gice wenda cyo kwigisha, abenshi barasinzira ariko ntawabarenganya. Yego. Ariko niyo basinzira gute, cyambere ni umwanya baba barimo. Igihe cyo nabagiramo inama bashyiramo gusingiza Imana kenshi. Noneho inyigisho ikaba ntoya ariko umwanya wo gusingiza ukaba muremure. Kuko iyo basingiza Imana ubona ko nta gusinzira bibaho. Icyo numvishe ije gusubiza mu buzima bwanjye nk'umukristo ni ukujijuka cyangwa ni ukongera ubumenyi mu kwitagatifuza, mu gukorera Imana. Numvishe ko bimpaye imbaraga zo kumva ko ngomba kuva muri ya mashuka nkaza gusenga, nkaza gukorera Imana, nkaza kwitagatifuza koko byimbitse. Icyo nababwira ni ibyishimo bisabye umutima wanjye. Ndishimye kuko kurarana na Yezu, abandi baraye basinda, abandi baraye mu miziki, abandi baraye mu tubyiniro tudahesheje ndetse n'Imana icyubahiro. Nta gihombo kuri njye, kabone nubwo naba mfite ibitotsi byaba bipima na toni, nta gihombo kuri njyewe rwose. Nararanye na Nyagasani ndumva nta kibazo. Ibanga ni ukutabaza uriya mugabo ukavuga ati uturindire ijoro ryose, dore tugiye kurarana nawe, Sekibungu yahagurutse, ubane natwe, udutwikirize amaraso yawe, ntituze guhunikira, turashaka kubana nawe ijoro ryose paka bukeye tutigeze dusinzira. Barahomba, abantu bataza muri isengesho barahomba, haba arabo muri quartier, haba ari abajene bandi basanzwe bo ku mpande mu yandi maparuwasi ndetse n'ahandi. Ikintu tugiye gutura Nyagasani rero muri iki gitambo cya misa, icya mbere tugiye kumutura ni ubushomeri bw'urubyiruko. Ni ubushomeri bw'urubyiruko by'umwihariko, n'ubundi iri sengesho ni iry'urubyiruko. Tuje kumuturira cyane cyane ubushomeri, harimo imihamagaro, harimo kutegera Nyagasani uko bikwiye. Akenshi abajeni dusenga tumeze nk'aho bitadufasheho, ariko muri iki gitambo cya misa tuje kumutura ibyo bibazo byose byugarije urubyiruko: uburwayi, ubushomeri, kutabona imihamagaro ikwiye, ndetse tutanibage no gusabira n'ingo zubatse ku musenyi. Kuko no mu bintu bituma tutabona imihamagaro vuba nk'abajene n'ibyo ngibyo birimo, kuko iyo twumvise amadivorce menshi n'ibindi bituma dutinda, tugatinda imbere ya Nyagasani tumusaba imihamagaro idukwiye kugira ngo nejo bundi bitazaba nk'ibyo turimo kubona imbere hano. Gahunda y'ukwezi gutaha rero ndahamagarira abajene bose, haba abajene ba Arkidiocese ya Kigali ndetse n'abazabishobora bazava mu ntara, biramutse bikunze bazaza, kuko ni isengesho ryiza, ni isengesho dukirizwamo, ni isengesho twomererwamo ibikomere, ni isengesho dukirizwamo indwara, ni isengesho tugiramo inshuti nyinshi ndetse tukagira n'aho tubarizwa nk'abajene. Turabatumiye ku isengesho rizongera kuba mu kwezi kwa karindwi ku itariki 31. Turabatumiye mwese aho muri hose, ntihazagire ubura. Natwe tuzaba duhari nk'abantu b'Igikondo, muzaze muri benshi. Turatumira abajene b'Inyamirambo, turatumira abajene ba Saint Pierre, turatumira abajene ba Kicukiro, turatumira abajene bo kuri communauté. Mwese muzabe muhari, muze dutaramire Nyagasani, ntihazagire ubura cyangwa ngo akererwe. Ni isengesho ryiza, ni isengesho dukirizwamo, ni isengesho tuboneramo ibitangaza, ni isengesho cyane cyane twomererwamo ibikomere, haba ibyo twagiriye mu nda za mama bakidutwite, haba ibyo twagiye mu buzima busanzwe mu kazi ndetse n'ahandi. Tuva muri taramana na Yezu twumva turi bashya, twumva n'abatubabaje twababariye, ntihazagire bakererwe, muzaze muri benshi. Nitwa Musavye Maria Godelive, ndi umukristo wa paruwasi Gikondo. Iyo turi kumwe n'urubyiruko nabyo birabafasha, kuko nk'abantu tumaze igihe dusenga kandi byatugiriye umumaro. Haba igihe cyo gutanga ubuhamya, muri icyo gihe rero abafite ubuhamya barabutanga. Nkanjye mfite ubuhamya bwinshi butandukanye kandi bwubaka. Iyo nabashije kuza muri iyo gahunda, nanjye
ubwo buhamya ndabutanga. Njye ndumva icyo nabwira abakirisitu ni uko buri wese wabishobora ukunda gushengerera, kuko ntabwo wabwira buri wese ngo apfe kubyitabira, kuko abantu bakunda ibitotsi bya nijoro. Ubishoboye yajya aza tukifatanya, kuko bitugirira umumaro, twungukiramo ibyo tutari tuzi. Ibibazo byose wibaza padiri aba yiteguye kubisubiza byerekeranye no kwemera kwacu. Haba harimo gahunda zitandukanye, nk'iyo batangiye gusinzira batera indirimbo yo kugira ngo abantu bongere bakanguke. Mbona uko biba biteguye rwose mbishima. Bakunze inshuti twabanye, tugeze ku musozo wa gahunda ya Taramana na Yezu rubyiruko, aho gahunda isojwe igiye gusozwa n'igitambo cya misa. Tuboneyeho gushimira mwe mwese rero mwitabiriye gahunda, cyane cyane mwebwe rubyiruko twabanye ijoro ryose. Dushimiye padiri twabanye guhera mu ntangiriro kugeza kuri gitondo. Dushimiye mwe mwese twabanye, abo twaganiriye, abavuze, badufashe muri Louange, badufashe muri Rozari ntagatifu. Dushimiye ndetse n'abadutereye indirimbo zatatumye dusinzira. Abo bose batumye koko dutaramana na Yezu. Turarekera rero urubyiruko mwese kwitabiriye gahunda idufasha, gahunda ifasha urubyiruko kwiyubakamo ukwemera, kwiyubakamo ubukristu. Ni gahunda ngaruka kwezi, ni gahunda tumaze kumenyera, ni gahunda ikundwa na benshi, si abakristu gusa cyangwa urubyiruko rw'iparuwasi ya Gikondo, nk'uko twabibonye abakristu urubyiruko baturutse mu maparuwasi akikije paruwasi ya Gikondo bitabiriye gahunda. Twumva rero ko ari gahunda ibafasha kwiyubakamo indangagaciro za Kristo. Ugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Joseph Mukiza. Dushimiye kandi ekipe ya YouTube yadufashije kubagezaho igitaramo dutaramanye na Yezu. Twese rero Yezu twataramanye nawe adufashe gutaramana nawe mu buzima bwacu bwose. Ugire umunsi mwiza.